Ndabasuhuje abari mu mpande zigiye zitandukanye, mu nce zigiye zitandukanye mu gihugu cyacu hagati mu Rwanda ndetse mu ntara Amajyaruguru, ntara y'Amajyepfo, Iburengerazuba ndetse n'Iburasirazuba ndetse namwe mwese muherereye mu mujyi wa Kigali. Ushobora kuba ubana natwe ukaba ukurikira ibyo dukora uri hanze y'igihugu ndetse n'abari muri USA, abari muri Uganda, Kenya, Tanzania, mwese ndabasuhuje. Ndabizi hari abo bagenda badukurikira, dore ko bamwe batwandikira bavuga uti dukunda ibikorwa byanyu. Nanjye ndabasuhuje ndetse muhawe ikaze kuri uyu munsi wa none. Kuri uyu munsi tugiye kumva inkuru y'umusore wari umukire cyane, ari umuherwe, aza gukunda umukobwa wo mu rugo, umukobwa wacuruzaga mu gasoko biri aho ku muhanda. Uyu ni agakuru ngiye kubagezaho kuri uyu munsi wa none, mwumve uko byaje kugenda, mwumve ukuntu amafaranga ntacyo atakora, ariko nanone umutima w'umuntu nawo ukaba umutima ari ikintu kidasanzwe. Bana natwe kugira ngo uze kumva uko byagendekeye uyu musore Yves n'uyu mukobwa witwa Bijou wacuruzaga ku gasoko, akaba yari umukobwa wo mu rugo, umukobwa wo mu cyaro. Ese byagenze bite? Bana natwe rero kugira ngo uze kukumva karangire, ushobora kutwandikira muri comment niba mwabikunze, niba mushaka n'igice cya kabiri ushobora kutwandikira ukabitubwira nta kibazo. Ntabatingiye rero, nk'ibisanzwe ntago njya mbicisha amatsiko, murabizi. Aka gakuru rero ni ak'umusore w'umukire n'umukobwa wo mu rugo, gusa hari umukobwa witwa Bijou mwiza, utuje, ukunda ubuzima butuje kandi wibera mu mudugudu w'Inyamirambo. Nta byinshi afite ariko afite umutima usobanutse uryoheye abamubonye. Yakundaga gucuruza imbuto ndetse n'imboga. Umuryango w'isoko, abaturanyi baramukundaga kubera ukuntu yagiraga ubuntu, dore ko yagiraga umutima mwiza, yariyoroshyaga. Umunsi umwe imodoka iteye ubwoba yahagaze imbere ye, yari Velvet Land Cruiser yirabura ifite ibirahuri byijimye. Uwo mwanya abantu bararebaga, bamwe bagira ngo ni perezida wimanukiye muri uwo mudugudu uje kwigurira inanasi, ariko bamwe birabatangaza. Ariko aho imodoka ifunguriye hamanutse umusore wambaye neza cyane, wambaye akaberwa. Yari yambaye ipantaro y'ubururu bwijimye, dore ko yari yambaye n'ishati nziza, ishati igaragara neza. Uyu musore ntababeshye pe, yagaragaraga nka Miss Scolaire, gusa nanone ntabwo ari ugutebya, ni ukuri pe. Uburyo yagaragaraga ari umusore udasanzwe, afite impeta ya zahabu ku rutoki n'isaha ya Rolex ku kuboko. Yaramwegereye aramwitegereza, areba wa mukobwa wacu Bijou, wa mukobwa ugira ubuntu, ufite umutima mwiza. Aramwegera, amureba mu maso. Yves aramubwira uti mbabarira niba ntakubangamiye, ariko se izina ryawe ryaba ari Bijou? Umukobwa nawe aratangara, sinakubwira. Yaratangaye ariko ashaka kwisubiraho, ati se bishoboka bite? Ibyo nibyo yibwiraga mu mutima, gusa yasubizanyije ubwitonzi. Aramubwira uti niryo, ariko se waba unzi, uranzi? Wa musore wacu Yves nawe araseka gahoro, sinakubwira, kagaseko k'abakire, k'abantu bafite amafaranga. Aramubwira uti nakubonye, ariko gusa uko uvuga n'uko useka ndumva ntashobora kujya nkunyuraho gutyo gusa ntakubajije ngo numve n'iki kurimo. Wa mukobwa Bijou areba hasi n'udusoni twishi, ashidikanya niba ataba ari mu nzozi, kuko uyu musore asa nk'ukiri muto ariko ukomeye cyane. Imvugo ye, imyambarire n'imodoka byose bimugaragaza, ubona ko ari umusore udasanzwe. Bijou nawe akomeza gutangara, ariko arasubiza uti ariko sinzi niba urimo gukina cyangwa urashaka iki? Yves nawe dore ko ari umusore nyine nawe utajya urya indimi, aravuga uti ndashaka kukumenya, sinshaka kugutwara mu by'amagambo, ariko ndashaka kuba inshuti yanjye. Nifuza kumenya ibyo ukunda, ibyaguteye gutuza kuriya, n'impamvu useka nk'urimo. Wa mukobwa Bijou yaramwenyuye gahoro n'udusoni twinshi, yishimye cyane, yatangaye, amaso ye yari yuzuye isoni n'ubwitonzi. Bijou aramusubiza ati ntacyo nkeka, ariko sinabura kukubwira ko byose bifite igihe. Sinjya nemera amagambo meza gusa,
ndagusaba unyihanganire unyerekane ibyo uvuga atari ibyo uvuga gusa. Wa musore wacu Yves nawe yarasetse nka kagaseko, arangije afungura akuma gato kari mu mufuka we, amuha ikarita ye yanditseho izina Yves Gatera, CEO founder. Yves nawe aravuga uti ubuzima burangwa n'abantu b'abanyabwenge, nta kintu cyiza nigeze mbona nk'ukuri mu maso yawe. Nzakugarukira buri munsi ariko sinzagusaba ikintu kitari icy'ukuri. Abari aho mu isoko nabo urabazi, abantu bo mu makaritsiye, amagambo yabo, abanyaminwa bose bari batuje barimo bitegereza ibiri kubera muri iryo soko. Imodoka nziza iparitse nk'iya perezida yijimye y'umukara, barimo bibaza byabacanze. Icyo gihe abari mu isoko bari babaye nk'abacecetseho gatoya, abandi batangiye gusebanya bavuga utugambo bajugunyura utukintu dukibajujura, abandi bavuga ngo dore umukire se nawe abijemo. Ariko wa mukobwa wacu Biju mu mutima we yarimo kwibaza uti ese uyu musore arimo gukina cyangwa niba abandi bashaka gukina n'amarangamutima yacu, bifitiye icyo bashaka ndetse nta kuri kubagenza, bifitiye kwishima ndetse no gushimisha umubiri wabo. Byari byamucanze arimo yibaza uti ese umukire ni gute umukire yankunda nicururiza imbuto biraho ntacyo mfite kindi? Byamucanze arimo yibaza mu mutima uti ese ubukire bwe buzamuhindura cyangwa ni umutima we ushaka kunsanga? Ni gutyo yibazaga.